mu ikoti yambaraga ku rugamba. Ibingibi cyangwa se iyi niyo sura yakundaga kumuranga. Ahangaha yanavuze burya ngo ku munsi we wa mbere ahura na Fred Gisa Rwigema, aho yari afite ipeti rya Major General, ubwo yari Major General Gisa Rwigema. Uyu nguyu uvuga ku bijyanye n'ayo mateka ni Intore Massamba cyangwa se umuhanzi Massamba. Burya uyu nguyu usibye kuba ari umuhanzi nyarwanda, uyu nguyu ngo yigize kuba inkotanyi cyangwa se yari umwe mu ngabo zari mu rugendo rutari rworoshye rwo kubohora u Rwanda ku ngoma y'igitugu. Massamba yavuze ku munsi we wa mbere ahura na Fred Gisa Rwigema, umuhanzi w'inararibonye mu muziki w'u Rwanda. Massamba Intore yatangaje ko mu 1989 ubwo imyaka 40 yenda kugera aribwo yafashe icyemezo cyo kwifatanya n'abandi ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, yisunze impano ye y'ubuhanzi yari amaze imyaka akorera mu gukangurira urubyiruko gukunda igihugu. Uyu yabitangaje aho yari yatumiwe hari tariki ya mbere Ukwakira ejo bundi, ubwo ngo yari muri Gen Z Comedy. Nyine uyu aba ari n'umunsi nyine wo gukunda igihugu cyangwa se wahawe insanganyamatsiko ngo yo gukunda igihugu. Kugira ngo twibanire nagusaba ko n'ubundi wakora ibi bikurikira. Nk'ibisanzwe iyi ni Menya Byose ica kuvumbuza isho. Njyewe ndi Ken Chris, kankwibutse gukora subscribe maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bikugeraho kandi amakuru meza nk'aya ajya abasha kugera kure hashoboka. Nikaze. Yabitangaje mu ijoro ryo kuri uyu wa kane tariki ya 9 Ukwakira 2025 ubwo yari mu gitaramo cya Gen Z Comedy cyabereye muri ka Kigali, cyari gifite insanganyamatsiko yo kwizihiza ubwitange bwaranze urugamba kubohora u Rwanda rwatangijwe ku wa mbere Ukwakira 1990. Ubwo abangaba bari bamaze imyaka itari mikeya mu buhungiro, dore ko bamwe bagiyeyo muri za 59 abandi bajyayo muri 60. Ubwo urumva yuko bagarutse mu 1990, abagiyeyo bakiri abana bari barakuze, abagiyeyo inda zitaravuka nabo bari batangiye kubyiruka. Ubu ngubu ngo nibwo bari batangiye urugendo rutoroshye. Ibi nibyo tugezwaho n'Intore Massamba. Mu buhamya yatanze imbere y'abitabiriye iki gitaramo, Massamba yasubiye mu bihe by'amateka y'ubuzima bwe, agaragaza ko mu 1990 yafashe icyemezo cyo kuva i Burundi yerekeza muri Uganda kwifatanya n'abandi bari bamaze gutangira ibikorwa byo gutegura urugamba. Massamba yavuze ko uwo munsi ari bwo bwa mbere yari abonanye na General Major Fred Gisa Rwigema, amubaza niba ari umunyamuryango wa FPR, amusubiza ko ari we gusa atararahira. Ati, yansanze ahantu aranganiriza ndi umwana muto cyane, hari ugukusanya imisanzu yo mu gihe barabimbwira, ariko ikintu cya mbere yambwiye yarambajije ngo uri mu muryango wa FPR. Ndamubwira nti navuye i Burundi ndi umunyamuryango, inama zanyu zose narazikoraga. Arambaza ati hanyuma se wararahiye? Ndamubwira ngo sinigeze ndahira, sinzi ko kurahira icyo ari cyo. Ahangaha Massamba cyangwa se Intore Massamba ni ukuvuga ibingibi yabwirwaga ntabwo yabyumvaga neza, kuko urumva we yari yarakuriye i Burundi, nta nubwo yumvaga ikinyarwanda neza. Niyo mpamvu bamubwiye bati se niba ubarizwa muri FPR Inkotanyi waba wararahiye? Arasubiza ati kuba nshaka kuba mu muryango wa FPR Inkotanyi nibyo n'ubundi nkurimo, ariko kurahira ntabwo narahiye, kuko kurahira ntabwo nzi icyo bisobanuye. Yanyigishije
RPF hanyuma ndarahira kuva mu 1989 sinongeye gusubira i Bujumbura kandi nari nagiye muri show nk'abandi bose. Uyu muhanzi wubatse izina mu ndirimbo z'umuco n'ubutwari yavuze ko Rwigema yari umuntu ufite kureba kure ndetse azi neza abantu bose b'intwari. Yamusabye gukora umurimo wo gukangurira abanyarwanda bari mu mahanga gushyigikira urugamba. Ibi nibyo General Major Gisa Rwigema n'ubundi ngo yabwiye cyangwa se yasabye uyu Masamba ngo ko yakangurira abanyarwanda bari mu mahanga kuba bagaruka cyangwa se bakamenya yuko u Rwanda rwabo rugihari. Impamvu yabimusabye gutya nuko burya uyu nguyu ngo yari n'umuhanzi kuva na kera, ndavuga Masamba Intore. Bivuze ngo kubicisha mu bihangano byari byoroshye kurusha uburyo Rwigema yari bubigenzemo, niyo mpamvu yabimusabye. Masamba yavuze ko Rwigema yari umuntu ufite kureba kure cyane ku buryo yanamusanze azi ababyeyi be. Avuga ko icyo gihe yamusabye kujya hirya no hino mu bihugu gukangurira abanyarwanda n'urubyiruko n'abandi gutera inkunga urugamba. Ahangaha ngo nibyo n'ubundi Major General Gisa Rwigema yasabye uyu nguyu Masamba ati ugomba kujya hirya no hino mu mahanga, aho ukeka hose ko haba hari umunyarwanda wahungiyeyo, ubicishe mu bihangano byawe, ubicishe mu bitaramo wazajya utegura n'ibirori bigiye bitandukanye, ukababwira yuko urugendo rwo kubohora u Rwanda rwatangiye, ko inkunga yabo nayo ikenewe kuko nabo ni abanyarwanda nkabo. Avuga ko yamuhaye inshingano 3 harimo gushaka amafaranga yo kwifashisha ku rugamba kugira ngo rugende neza, gushaka urubyiruko binjira mu gisirikare ndetse no kwegeranya abana b'abanyarwanda bari muri Uganda na Tanzania, kubakangurira akabigisha ikinyarwanda n'izindi ndangagaciro. Ngizo n'ubundi inshingano 3 ngo yahawe na Major General Gisa Rwigema, ngo harimo icya mbere gushaka amafaranga yo kwifashisha ku rugamba kugira ngo rugende neza, gushaka urubyiruko binjirana mu gisirikare kuko abangaba bari bakiri bakeya, ndetse no kwegeranya abanyarwanda bari hirya no hino yaba muri Uganda, Tanzania n'ahandi hagiye ahatandukanye, akabigisha ikinyarwanda ndetse n'umuco nyarwanda. Masamba yavuze ko muri Kamena 1989 yari afite igitaramo cy'umunsi w'impunzi, aho Rwigema yamubwiye ko ari cyo cya nyuma agiye kuririmbamo mbere y'uko batangira urugendo rwo gutaha. Ati yarambwiye ati iki ni cyo gitaramo cya nyuma ugiye kuririmbamo, ikindi tuzahurira i Kigali ukore igitaramo gikomeye cyane. Ubu ngubu turitegura gutaha. Icyo gihe ngewe byanteye ubwoba, sinumvaga ibyo mbwira, nta nubwo namubajije ngo muzabigenza gute afande. Ahangaha nyine nka Masamba we yarebeshaga ijisho ry'abasivile cyangwa se ijisho ry'abaturage risanzwe, kuko yumvaga mu Rwanda icyo gihe intambara yari imeze nabi, imihoro ivuza ubuhuha ndetse n'izindi ntwaro bakoreshaga. Nyamara ibingibi Gisa Rwigema yamubwiye ati kora igitaramo cya mbere n'icya nyuma cy'ukoreye mu mahanga, ubundi uzakorera ikindi gikurikiraho ari nacyo n'ubundi cyo kwishimira intsinzi, ugikorera i Kigali. Iki ngiki ngo kizahuza abantu benshi. Nyamara ibingibi ntago Masamba yabyumvaga neza, kuko yumvaga iby'urugamba bitazashoboka cyangwa se bitazarangira. Ati yashatse kumubaza ati se muzabigenza mute afande, ariko we araceceka. Bimwe bavuze mu Kinyarwanda ngo burya
akanwa k'umunyabwenge kaba mu mutima. Uyu nguyu yarabyibwiye mu mutima we ariko araceceka. Yanasobanuye ko ku rugamba ubuhanzi bwagize uruhare rukomeye mu gukangura no gukomeza morale y'ingabo ndetse no mu gukusanya inkunga zafashije urugamba kugeza ku ntsinzi. Ati abo baratinye kuba abanyarwanda batarashakaga kuba abanyarwanda bageze aho turabigisha, ntabwo nabaga ndi njyenyine, bageze aho baba abanyarwanda bumva u Rwanda bararukunze cyane baratinyuka. Mu gihe cyo gutaramira abitabiriye Gen Z Comedy, Masamba yeretse abari aho ikote yambaraga ku rugamba, avuga ko ari rimwe mu bintu by'ingenzi bimwibutsa urugendo rw'ubutware yanyuzemo. Iri koti ngo rimwibutsa byinshi cyane, dore ko iri koti ngo rikunda kubi anarifata nk'intwari ye. Bivuze ngo kuva icyo gihe iri koti ni urwibutso rw'ibintu byinshi, n'iyo rinashaje ajya gukoresha irindi rijya gusa naryo. Masamba Intore ashimangira ko ingabo ye yagiye iba igikoresho cy'ubwitange cyafashije gukangura ubwitange mu rubyiruko no kubaka u Rwanda rw'icyizere, yibutsa ko inganzo nyayo ari ikorera igihugu. Ati nabonye ko ingabo ifite umuyoboro munini cyane. Kuwa kabiri tariki ya 2 Ukwakira 1990 ari wo munsi ukurikiyeho ubwo bari baraye batangiye urugendo rutoroshye rwo kuza bagana mu Rwanda, nibwo Major General Fred Gisa Rwigema wari uyoboye ingabo za RPA Inkotanyi yaguye ku rugamba mu gace ka Nyabwishongezi mu karere ka Nyagatare, ubu burasirazuba bw'u Rwanda. Yishwe maze umunsi umwe gusa yinjiye ku butaka bw'u Rwanda ku rugamba rwo kubohora u Rwanda. Inkuru y'incamugongo ibitashye mu Rwanda ibigeze n'ubundi kuri General Paul Kagame. Ahangaha yari akiri Major Nyakubahwa Paul Kagame ubwo yari akiri mu ishuri rya gisirikare. Ibi ngibi byaciye intege ingabo z'u Rwanda cyangwa se ingabo zari ziturutse muri Uganda, RPA Inkotanyi. Ahangaha bagize ubwoba cyane, igikuba kiracika kuko umuyobozi wabo yari amaze gupfa. Nyuma y'urupfu rwe, Major Paul Kagame wari uri mu masomo ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise ahamagarwa akomeza urugamba maze afata ubuyobozi bw'ingabo, akomeza urugendo rwa Rwigema kugeza igihugu kiyobowe. Uyu nguyu Major Paul Kagame inkuru yamugezeho, nawe ahita aza ako kanya amasomo ye ya gisirikare aba yacikirije atyo, aje gusoza cyangwa se kurangiza ikivi cy'uyu mugenzi we Major General Gisa Rwigema, aho yari aje kuziba icyuho, niko bavuga mu Kinyarwanda. Mu gitaramo cya Gen Z Comedy, Masamba yasangije abitabiriye urugendo rwe rwo kwifatanya n'ingabo za FPR Inkotanyi. Ngiyo inkuru nari nabateguriye kuri uyu munsi. Nkunda kubabwira yuko amakuru meza nk'aya ari akagaruka nk'ibisanzwe, yarimenya byose yica kuvumbuza isho, jya wibagezaho ndi Ken Chris. Reka nkwibutse wowe waba wibagiwe gukora subscribe kuba wayikora, maze like na share. Nkunda kubabwira yuko ari inkunga ikomeye cyane.